Hano duhagaze ni mu mujyi rwagati muri gare ya Nyarugenge ahazwi nka Downtown. Njye nitwa Kenny, iyo ni Remax TV. Kora subscribe, like, comment and share. Ubu tuvugana tugeze ku isaha y'isa 11 zirenzeho iminota 15, ndetse ndi kubona zirenzeho n'amasegonda 28 ku isaha y'i Kigali. Ahangaha turi nk'uko mwahereye kare mubyumva, ni Kigali nyine, ni Kigali, umujyi usukuye, umujyi urimo isuku, umujyi utaburamo ikintu na kimwe. Tariki 26 z'ukwezi kwa munani mu 2020 nibwo hasohotse itangazo ritanga amabwiriza ko nta muntu n'umwe ugomba kurenza saa moya ataragera mu rugo aho nyine, mu rugo aho ngaho ataha. Iryo tangazo ryasohotse rigira riti nta muntu n'umwe wemerewe kurenza saa moya akiri mu muhanda akirimo kugendagenda. Ahangaha ni nyuma y'iminsi mikeya icyorezo cya coronavirus, icyorezo cya COVID-19 kimaze iminsi cyaratujenjereje, kugeza n'aho mu minsi yashize, mu minsi 2 ishize handuyemo abarwayi basaga 600. Ni nko mu minsi 3 gutyo imbere yaho ngaho, kuko muri iyi minsi yashize hari ubwo yigeze kwandura abarwayi bagera kuri 230. Aba bose nyine bari bavuye hano i Kigali, hano mu mujyi rwagati, hano mu isoko rya Nyarugenge, ndetse no mu isoko riri hano hepfo gato ya Nyabugogo rizwi nko kwa Mutangana. Mbere y'uko kandi rino tangazo risohoka yuko nta muntu ugomba kurenza saa moya atarataha, nibwo hari hasohotse irindi tangazo rifunga aya masoko yombi, hari iryo kwa Mutangana Nyabugogo n'irya hano mu mujyi, hano ku isoko rya Nyarugenge. Mu rwego rwo kwirinda coronavirus, bakimara gufunga iri soko batangiye gupima abantu bose bakoreraga muri iri soko kugira ngo barebe ko nta bandi barwayi bandi bashyashya baba bari muri rino soko. Ibipimo byagiye bivamo nyuma y'icyo gihe, hagiye hagaragara ko hano hantu harimo abantu benshi cyane bari barwaye COVID, cyangwa bafite ino virusi ya corona. Iyi virusi yavuye aho bita Wuhan mu Bushinwa. Umunyamakuru wa Remax TV yaramanutse koko ajya muri gare agiye kureba niba koko ibyo ngibyo bavuga, ingamba leta yashyizeho ziri kubahirizwa koko, zo kugera saa moya umuntu yageze mu rugo. Kandi nyuma yaho gatoya y'iryo tangazo rya saa moya haje ku zindi tangazo rivuga ko kuva saa 12 nta modoka izongera gutwara umugenzi uri gutega nyine kuri zino modoka rusange. Icyo rero cyaratumanuye umukozi wa Remax TV yegura kamera aramanuka no muri gare ya Downtown ati ibyo yahasanze hari hakiri kare pe, byaragaragaraga ko hari kare. Urujya n'uruza rw'abantu, abantu ubona kabisa gahunda bayitabiriye neza cyane, abatonze imirongo ari benshi, gahunda ubona ko irimo kugenda neza cyane. Nyuma y'amasaha 2 mageze, nanjye naravuze nti reka mite mprofite occasion nanjye ntege bisi ntahe. Abazi Niboyi aho ngaho nyine aho ku kagari ka Niboyi niho ntuye. Nategereje igihe kingana n'amasaha 2 ngo ndebe ko iyo modoka ya Niboyi ari nayo ikorera Saint Joseph, ni imodoka ya 201 iza koko Downtown
nkabona ukuntu nataha. Mu gihe kisanga saa 11 n'igice abantu bari bamaze kuzura downtown, imodoka zabaye nkeya cyane. Nyuma y'amasaha 2 nanjye ngeze hano downtown, naje kubona iyo imodoka iraza, imodoka ndayurira ndagenda. Maze kugenda ntago ubushakashatsi bwacu bwagarukiye ahangaha. Isesenguramakuru ryacu nk'umunyamakuru wa Remax TV nagomeje kugenda nkamera ndeba uko gahunda zihagaze. Ambutiyaje nyinshi, abantu barimo birukanka, abamotari bo wagira ngo moto bari baziciye feri ndakurahiye. Hano muri no muhanda wa Sonatibe Remera cyangwa Sonatibe downtown ucana Rwandex, harimo ikintu bisa ambutiyaje. Harimo ikintu bisa ambutiyaje yari iteye ubwoba cyane. Izi zose ni ingaruka zo kudataha kare, ndetse zikaba n'ingaruka za coronavirus. Iyo ni Remax TV, ngenda cyari Ken. Kuva ahangaha downtown ngera mu rugo neza, ubundi ubusanzwe nta kibazo cyabaga cyabaye mu muhanda, nakoreshaga iminota itarenga 15 ku modoka. Ariko aho ntago ariko byaje kugenda, kuko bitewe na ambutiyaje nyinshi cyane twagiye duhurira mu muhanda, nagenze iminota irenga 42, cyane ko n'umuhanda twacagamo twasanze huzuyemo imodoka nyinshi cyane. Umushoferi agahitamo guca undi muhanda. Ibyo nabyo biri muri bimwe byatumye nindamo gakeya. Iyo ni Remax TV, ngenda cyari Ken. Ngayo nguko hano mu mujyi wa Kigali, ngira ngo murimo murabibona ku mashusho meza cyane nagiye mbazanira uko byari bimeze. Murabona ko koko amashusho yatangiye ari kare paka nijoro ngeze mu rugo. Mukomeze gukora subscribe, like, comment kuri Remax TV kugira ngo muzajye mukomeza kugenda mubona inkuru zicukumbuye. Murakoze cyane. byose numvaga bwiza tujye guhabwa umunsi ku wundi cyangwa se umunota ku wundi kugira ngo tubashe kwirinda iki cyago.
benshi rero bari kwiheba mbese ubuzima bwerekeza ubukungu burerekeza he inganda zahombye imirimo yahombye reka mubwire haracyari ibyiringiro icyo gihe Imana yabwiye Mose recura inzoka y'umuringa imanike ku giti ubwire umuntu wese